Ndabasuje cyane mwe tugiye kubana muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ngiye nitwa Samuel MuGISHA. Ibyo ni bisanzwe. Ikindi kintu gisanzwe kandi gisanzwe kuri twese nuko twese aho tuva tukagera dukora igikorwa bita gusura. Ubundi abagore cyangwa se ab'igitsina gore abangaba nibo basura cyane kurusha abandi bantu basigaye ku isi. Ibi ngibi bivuze ko abagore basura cyane kurusha abagabo. Mu buzima bwacu busanzwe iki gikorwa cyo gusura ni igikorwa kidafatwa neza iyo gikozwe. Ni namwe murabizi ugikoze iyo tutamwutse nabi tumutuka turanukirwa hafi no kugarura ibyo twariye. Inyamara nanone igikorwa cyo gusura ni kimwe mu bikorwa dukora gifitiye akamaro gakomeye cyane ubuzima bwacu. Birumvikana tubikora tutabyitayeho, yewe niyo tubikoze bikamenyekana isoni ziba ari zose. Nyamara nanone ikintu tutazi nuko tuba tugire neza imibiri yacu. Ariko se nanone ikibazo ni kimwe, ni mu buhe buryo? Muri uyu munsi tuvuge ku mimaro ine y'ingenzi nibura gusura bizanira imibiri yacu. Muri iki kiganiro kandi turaza kuvuga ku gitera gusura umusuzi unuka ku rwego rukabije. Ituze kuvuga kandi ko mpamvu zitera abantu bamwe gusura kenshi ugereranyije n'abandi. Noneho umusuzi uturuka kuki? Tubaye ikaze mu kiganiro, twizere ko tuza kugirana ku musozo. Ubundi gusura ni kimwe mu bikorwa umuntu ufite ubuzima akora kandi kikaba kinafite akamaro ku buzima bwacu cyane. Ushobora kuba utarabagwaho, gusa ushobora kuba wanarumvise abantu bavuga ko nyuma y'uko babazwe babyara, ubwo ndavuga abagore. Ushobora kuba warumvise bavuga ko nta kintu baba bemerewe kurya cyangwa se gushyira mu nda mu gihe cyose batarasura. Gusura abanyarwenya banakunze kwita kuganiriza ikibuno biriyongera cyane iyo umuntu yabazwa byara cyangwa se akaba yarabazwe inyama zo mu nda. Kuko ubusanzwe nibura dusura inshuro ziri hagati y'eshanu n'icumi ku munsi. Ariko nanone abagore bagasura cyane kurusha abagabo. Hari igihe rero namwe murabizi dusura umusuzi ukavuga cyangwa se ntuvuge, rimwe na rimwe ukanuka ubundi ntunuke, bikaba akarusho rero iyo turi mu ruhame aho tugerageza no kuwufunga ngo utaduteza abantu, yewe tunirinda n'isoni. Nyamara nanone ibi bikaba ari ukwihemukira gukomeye cyane. Gufunga umusuzi si byiza na gato, kuko burya gusura bifitiye umumaro munini cyane imibiri yacu. Umumaro w'ingenzi w'igikorwa cyo gusura ni ugusohora uburozi. Umwuka wumva umuntu asohora iyo asura, benshi mu bahanga n'abashakashatsi ntibahwema kuvuga ko ushobora guhinduka uburozi iyo ukomeje kuguma mu nda zacu. Ibi bisobanura neza impamvu gufunga umusuzi ari ikosa rikomeye cyane. Burya rero nguriya mwuka uba ushobora kuguteza ibibazo. Gusura kandi ni umuti ukomeye cyane. Ushobora kuba utari kubyumva neza, gusa nanone iyo gusura ari ikintu dukora twabigambiriye, wari kureba neza ukuntu abaganga bari kuzajya bategeka bamwe mu bantu kuzajya basura nk'inshuro runaka ku munsi. Nk'urugero, hari kubaho bamwe bari kuzajya bandikirwa nko kujya basura mu gitondo, isaa sita na nimugoroba. Ni nka kumwe nyine ibinini tubinywa. Mu buryo busa n'ubuziguye, umusuzi ni umuti bikomeye cyane. Wenda dufate nk'urugero nk'iyo umuntu yariye bikamugwa nabi cyane, ngo icyo gihe aramutse atabashije gusura bavuga ko yarimba cyane kurushaho. Niyo mpamvu rero hari igihe kimwe umusuzi uza nawe uti iki kinyagwa ko kije kikaba kigiye kunteza abantu. Inyamara utazi ko icyo wita ikinyagwa kiba kizanye umuti wo kuba watumbye inda, cyangwa se reka tuvuge gutya, wo kuba ushobora kuba wari ugiye gutumba inda. Tutaragera ku yindi mimaro ibiri isigaye, reka tumenye ngo mu by'ukuri umusuzi uboneka byagenze gute, biturutse kuki. Ni byiza cyane kuba mwumva ikiganiro Menya byinshi. Ubundi umusuzi ushobora gutegwa n'ibintu byinshi. Ku ikubitiro hari udukoko tuba mu nda zacu. Utu dukoko tukaba tudufasha mu igogora ryacu, nkaho usanga tudufasha mu gucagagura amafunguro yacu tuba twafashe. Utwo dukoko rero hari imyuka tugenda turekura mu rwungano ngogozi rwacu, ndetse iyi myuka tukaba tuyirekura nk'imyanda yatwo. Iyi myuka rero uko ibisigazwa by'ibyo twariye, ubwo ni umwanda, uko ugenda mu mara ni kugenda usunika uyu mwuka. Rero nk'umwuka nawe ukishakira inzira ugasohoka. Twebwe tutikanaka arasuze. Indi nkomoko y'umusuzi ushobora kuba umwuka ugenda winjira mu rwungano ngogozi rwacu iyo turi kurya. Uko turya, hagati y'ibyo turiye n'ibisigaye mu kanwa hagenda hasigaramo umwuka. Uyu mwuka rero
niwe ukomeza kugenda uzenguruka mu nda kugeza usohotse. Iri jwi rihita risohoka nta nteguza. Twigarukiye ku mumaro wo gusura nanone, gusura burya biraruhura buretse guseka gato. Menya nawe warumvise abantu bamwe basura babareba nabi nabo bati mumbabarire namwe nanjye ndahumetse. Abahanga nabo cyangwa se ubita abashakashatsi ntibatana no kuvuga ko gusura biruhura mu nda ndetse bigatanga umutekano mu mibiri yacu. Uretse n'ibi burya niba usura ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bwawe buhagaze neza. Sinzi niba byarakubayeho, gusa nanone hari abantu bamwe bajya kwa muganga uyu munsi bakababaza niba bajya basura. Rero ntabwo muganga yapfa kubaza iki kibazo gutyo gusa, nuko nawe abizi cyane ko hari impamvu zimwe zibasira ubuzima zitatuma usura na gake. Nk'urugero, iyo amara yawe yagize gutya akizinga, uretse no kurya mu bwiherero byonyine nta nubwo wabasha no gusura. Rero kugira ngo muganga amenye niba umeze neza, kumera neza mvuga ni ukumera neza mu rwungano ngogozi rwawe, arakubaza ati ese ujya usura? Nawe uti yego, cyangwa se ukamusubiza ikindi. None rero ko gusura wumva ari ingenzi cyane ku buzima, ni iki mu by'ukuri gitera abantu bamwe gusura kenshi kurusha abandi? Muribuka abagore barasura cyane kurusha abagabo. Imwe mu mpamvu yibanze cyane ushobora gutuma bamwe basura byikubye mu mibare inshuro z'abandi ni ukudakora siporo. Uyu munsi bamwe mu bahanga bemeza ko iyo ukunda gukora siporo cyane bikurinda gusuragura cyane, kuko imyuka myinshi igenda gusohokamo buhoro buhoro. Bityo rero ukaba wirinze gusuragura nawe mu buryo rimwe na rimwe utazi. Uretse ko nanone badahwema kuvuga ko kurya vuba cyane cyangwa se kurya usa n'ucuranwa nabyo biguteza iki cyago cyo gusuragura cyane ku rwego rutagira ingano. Noneho ku bantu basura umusuzi unuka cyane nabo reka tubavugeho, wenda tubone gusoza iki kiganiro cy'uyu munsi. Uburyo umusuzi unuka cyangwa se nushaka ubyite ngo unuka cyane, buryo uterwa nuko mu byo uba wariye haba harimo ikinyabutabire cya safa cyangwa se sulfure. Ibyo byo kurya birimo nk'amashu, ibitunguru, amafi, inyama ndetse n'amagi. Gusa nanone gusura umusuzi unuka buri gihe, byumvikane neza ndavuze ngo buri gihe, biba byerekana ko ushobora kuba ufite ikibazo mu mikorere y'amara yawe. Uko wasuragura kose, wanutsa utanutsa, ibanga ni rimwe, nuko gusura ari byiza ku mibiri yacu. Nusura ukabikora neza niko kwigirira neza kwawe. Ibuka kureba munsi y'iyi video ureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe uhakande. Tuzajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Ni Samuel MuGISHA wumvaga kuri mikoro. Ngaho tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha.